ubwo gukurikiza wenda ikipe y'igihugu ya Nigeria umutoza Eric Sheil yahamagaye abahari kugeza ubu n'abari muri forme ariko wite cyane ku ikipe y'igihugu yacu y'u Rwanda kuko mu bakinyi bahamagawe hari aho usanga hari amadeba bavuga bati ese hazabanzamo ndeko ureba ugasanga hari abakinyi bari ku rwego rumwe kandi wenda rwiza cyane nko mu kibuga hagati haravuga bati rugo wenda Jihad bamugarura inyuma bakugira ngo bazanemo Sahabo ndetse na Yorke wareba kuntu basaba bahagaze ba Jabel ba Samuel Geret kandi ukasanga n'abakinyi rimwe na rimwe bakina ibintu bimwe bafite ama profile amwe kandi bose bari kuri forme ukurikije ndi imyitozo yabaye igitekerezo cy'umutozo uburyo yabakinisha n'abahari kugeza ubu uze kudusesengura tubwire ngo uko mbibona nabona bishobora kugenda gutya kugira ngo wenda ikipe y'igihugu ibona amanota 3 imbere ikipe y'igihugu ya Nigeria. Ugiye ko mu kibuga unabijyanirane n'iki ngiki n'ubundi ntabwo bihabanye. Yego. Watubwiye factors zo hanze y'ikibuga stade Amahoro aba DJ ibintu biraryoshye noneho nyine mu bijyanye n'ubundi n'ikibuga ari nabyo tuvuga ngo abanyarwanda bazaze batikandagira Amavubi afite ikintu ya presenta kuri Nigeria ubwo n'ubundi birabijyana birajyana n'icyo kibazo ngira ngo hari banza naho nahingiye guhera nanagisubiza barakoze kunyambika umwambiko w'umusesenguzi mu by'ukuri ikipe y'igihugu nabyinshi byo kubera ko buriya ngewe umukino wa uyo ntabwo wamaye ishusho y'ibyo twakora kuri uyu mukino ahubwo umukino twakinnye na Nigeria mu Kigali mu kwa 9 yego kunganya ugiye muri statistique uriya mukino twari dufite possession ya 49 kuri 51 9 Rwanda ngira ngo ushobora ko ari mu nshuro nkeya nabonye Amavubi ashobora gukina n'ikipe nk'iriya nkuru bakagira possession tukajya mu rugamba nayo muri possession hafi 50-50 kuko ubundi akenshi na kenshi Amavubi twajyaga muri ibyo bita low block gukinira muri metero nka 40 era ya mashami murayuka sindi ugutsinde ibyo ndabizi ariko ntunsi wajyaga muri low block ugasanga iminota 90 bimaze wikina kuri metero 40 uvuye kwizamu muri Senegal birananiza kugira possession ya 85 15 ngira ngo kwizijya twari Senegal hari so mu byukuri uriya mukino nge wampaye indi shusho yindi yo buryo kipe y'igihugu ishobora gukina cyangwa sikagira gute dushobora kuba kandi none si possession gusa yego Nigeria niyo yabonye n'amahirwe yo afatika yo gutsinda ibitego mu mukino ariko ngira ngo Amavubi nayo yabonyemo ngira ngo nka clear cut chances nk'imwe ebyiri eshatu zingaye so mu by'ukuri rero nge miriye nyifata nka ari blueprint yuko Amavubi yagakwiye kwitwara yaba kuri Nigeria wa gatanu yaba n'ikindi gihe ni uburyo bwo kugira iyo mindset yo kutubaha cyane adversaire yo kutubaha cyane amazina yaba ngo kutubaha ngo kabye so icyo kintu ngira ngo Amavubi yarakitweretse ku mukino wa Nigeria amaze no kukitwereka muri uyu mwaka umwe ushize ibiri mwarabibonye muze gusubira muri ndabizi Lorenza kunda statistic murebe how much we have progressed muri possession based game how much we have progressed kuva kuri average y'amahirwe turema yo gutsinda igitego Kigali twaradubye urashobora kubaha urugero ko nako ko tutatsinze ariko reba occasion zabonetse ku mukino wa Libya akabura gusa concretization kuko kuzikonkretiza mu by'ukuri ni ikimenyetso cy'Amavubi mashya niko navuga mu mikinire mishya mu myumvire mishya mu matwara mashya mu mikinire so iriya niyo umukino navuga mfatizo mbona mishusho y'umukino kwa gatanu n'ubundi uko twakinnye nabo abakinnye nabo nta mpinduka nyinshi zabayemo twavugaga iby'abatoza n'ibyo byose ariko abatoza burya ntibakina abato nuguhuza nabo bafite abashyashya actually so mu by'ukuri rero icyo nicyo navuga ikindi cyo kwishimira cyane mu Mavubi uyu munsi hari igihe kindi twajyaga twicara ku meza nk'aya dufite n'ikibazo cy'ababanza mu kibuga none uyu munsi dufite ikibazo cy'amahitamo harajyamo ndi so mu by'ukuri bikwereka ko dufite ikipe itari abakinnyi 11 gusa beza ahubwo dufite n'ibisubizo ku ntebe ngira ngo icyo nshobora kwemeranywaho ushobora kuba cyane cyane nko kuri wings hari characteristics zimwe na zimwe tudafite kuri abo bakinnyi wavuze mu bikini imwe nimwe twagiye tubona ngiye koresheje mu munyamukoresha ariko ndakunda babashyira ku myanya itari muri defense aho kina muri reka mbaye undi mukino sinzi na mwara ukurikiranye uwo mukino w'Amavubi na Seychelles umwaka ushize muri wa Gishuti dukinisha Sahabo na Kevin ngira ngo hari na connection yabayeho tujya gutsinda igitego ya Kevin na gitego hari sinzi niba nibuka neza cyangwa na shuti mu by'ukuri Kevin yari ku ruhande Sahabo ari hagati n'umukino nge ku giti cyanjye waryoheye amaso so ariko mu by'ukuri Seychelles itandukanye na Nigeria imikino iratandukanye opponent baratandukanye abakinnyi baratandukanye
ntekereza ko mu kujya mu kwataka uyu mukino cyangwa kugira gute icyo nishimiye nuko umutoza afite amahitamo ariko mu by'ukuri urebe uze kureba line-up z'Amavubi mu mikino nk'icumi ishize n'impinduka zibayeho ngira ngo ntizigera ku rugero rwa 25%. tumaze kugira equipe tumaze kugira urutirigongo tumaze kugira niyerema gusa wakunda uvuga ngo hano wenda creativity yanjye ntiri hejuru cyane nagize Sahaba ashobora kuza kayizamura nagize Gereta ashobora kuza kayizamura rimwe na rimwe ko abatoza bafite ukundi kuntu batekereza ashobora kuba iyo creativity atari yakeneye cyane ahubwo akeneye intensity wenda ukeneye Kevin ukeneye umuntu ukora off ball movement nyinshi kurusha on ball movement kuko wenda ushobora kuza kutagira amahirwe yo kubona umupira cyane so ngira ngo byose nibyo kubirekera umutoza ariko icyo ngiye nishimira nk'umufana nuko ibyo bisubizo byose arabifite ayo mahitamo yose arabifite icyo dusabwa nk'abanyarwanda gusa no gukanda 939 kanyenyeri 939 rwego tukagura itike kaza kuri umukino hanyuma ngira ngo bisubije n'ikibazo hari wari wambajije bikirimo byose dufite ibyo kutanga mu kibuga ngira ngo ibyo twarabivuze cyane ko uburyo bwo gutsinda ibitego kwigirira icyizere ndetse no kwitwara neza mu rugo ari ibintu twari tumaze iminsi tumenyereye mu Mavubi ku buryo byatuma abantu bizera ko twakwitwara neza. Hari umuntu watangaga igitekerezo avuga ati nka match yo kuwa kabiri ya Lesotho ati na leta yagakwiriye kuza gitanga konje nimugoroba abantu bajya kureba match nyuma saa sita avuga ati ibyo tukavuga nyine bya mobilisation muri mobilisation leta yagakwiriye kuvuga ngo kuwa kabiri n'umunsi wa match y'Amavubi niko abantu muzakora mu gihe saa sita ariko ibyo bintu byakabayeho abantu bakajya muri izindi mbaraga nari nibagiye kuvuga gato kuri Berk Cyozo yarambajije dufite umupira w'iki gihe mwarabibonye agaciro k'imipira y'imiterekano agaciro k'imipira y'imiterekano usibye kuba ufite abakinyi bafite iyo gabari ariko burya harimo n'uyitera ngira ngo buriya Joje iriya karita arayifite cyane mwarabibonye ngira ngo igitego twatsinze sinzi ibyo biheruka gukina n'amasantre ni ikintu mu by'ukuri mbona muri Nigeria igitego cya mbere so ngira ngo mu by'ukuri ku ikipe nk'iya Nigeria rimwe na rimwe ishobora kutaguha amahirwe menshi yo kugera imbere y'izamu ryayo iyo ubashe gukapitaliza ukagira amahirwe yo kwitwara neza ukabyaza umusaruro amahirwe wagize imipira y'imiterekano nabyo bishobora kuvamo ubundi buryo. Mu Mavubi abakinnyi kubera kujya gukina hanze basigaye bazi indimi bro abakinnyi b'Amavubi bazi indimi nyinshi cyane umuntu wita Jihad Bizimana wumvise indimi umuntu bita Nshuti Innocent Samuel Gerete avuga igifaransa n'icyongereza neza Gerete ora n'ikinyarwanda urimo nabyumva oya ndimo ndavuga nyine ukuntu bagenda expressinga basahabo abakinnyi b'Abanyarwanda basigaye bazi bamutsinze nyine sabo nabonye nakurikiye post zejo kuri Instagram no kuva kwanza hamagarwa uriya mwana yari yarahuritse yari yarababajwe no kubura call-up za equipe nationale buriya mushobora kumva gahinda k'umukinnyi byagoranye kugira ngo bamwemeze kuza gukinira equipe y'igihugu urumva kugira ngo ugifite imyaka 17 yego utaza aho tara yawe izagera ushobora gutekereza gukinira Belgique France bakakwemeza kuza gukinira equipe y'igihugu y'u Rwanda ntoya muri izo zose ukabyemera yavugaga ko mu myaka yashize ari mama we wamukonvensa mama we wabimwemeje yamara kubikwemeza utaruzona 20 bagatangira kugira indésirable niko byitwa kugira umukinnyi udakenewe ariko uriya mwana post amaze iminsi akora yarakumbuye equipe y'igihugu yavuze nari nkumbuye kwambara umwambaro reka nkucarenginge gaho gatoya rimwe na rimwe amugane hari ubwo sometimes tuvuga n'ibintu nyine tukabona ntibikenewe ibyo uvuga ko ntabwo byari bikenewe ariko hari ubwo abantu bakubwira impamvu zabo ukumva ahubwo wowe nawe wabikora turi muri mobilisation yo kugira ngo abantu bajye kureba kuri stade ariko nanone muri iki gihugu cyacu ikintu cyitwa discipline ni ikintu cyamaze kujya mu Banyarwanda itagifite niyo waba ushoboye bingana iki ugomba kujya ku ruhande ushoboye gake agahabwa umwanya n'ikintu abantu rigeri y'umutoza discipline ni ikintu urashobora kwitwaza iryo jambo discipline ni ijambo umuntu ashobora kwitwaza kugira ngo look reka nkwereke Ruvuya umukinnyi ushobora kumuhamagara akagira ibintu akora muri equipe nationale sibyo gukemura icyo kibazo cy'iyo discipline nke ntabwo ari ukumwe clipsa like mugira umuntu call up ikurikira umwirengayize nk'aho atabaho ntiwigeze akanyafu nyine umva uko kaza ko hari inzego ko hari abatoza wamuganirije ukumva noneho ko akunaniye burya umuntu wagize discipline nke wamuganiriza nawe babizi nyine ko yagoranye sibyo ariko ibintu byo kumera nk'aho nyine like ukamera nk'aho atakibaho
hari igihe ejo ubundi azabona ekipe nziza ikomeye akamukinnyi w'igitangaza kugira ngo uzongere umugarure muri ekipe nationale bikagorana icyo kibazo cya discipline umuntu wese afite uko yakijera cyane cyane muri imyaka ya Sahabu imyaka ya Sahabu igoye ko umukinnyi basahabu kuko bavuye hanze ba Eritatu ntibaciye muri ekipe nationale nk'ikibazo cya discipline ya Sahabu ni ikihe gusa Eritatu Sahabu ikibazo cyabo cya discipline ngiye impamvu bivuze gutyo yewe nanjye Sahabu n'umukinnyi nabona ko agomba kuba mu ikipe y'igihugu biza kuntera kubaza no gushaka amakuru ariko amakuru nabonye yaba ariyo cyangwa atariyo ngiye yarambabaje kumva ngo umukinnyi niba izi call-up nyine ukabwira igihugu ngo ngewe wano kugira ngo nze ugomba kuma business class sibyo urwo ni urugero icyo ni kimwe second nyine kwatendinga participation fee ugomba kumva $3,000 by'idolari kandi wenda ngewe abakinnyi igihugu kigena 1,000 cyangwa 5,000 iyo ni ingingo ya kabiri ingingo ya gatatu twese tujyana n'amakipe y'amakrebe n'ibihugu n'iki iyo tugeze kuri hoteli ikipe agiye gukina abakinnyi benshi sinzi niba nuko bijyana no muri za Arsenal no muri za Man barararana ngewe mpicyumba cyanjye maswiti yanjye ngenyine ko ayo niba utemera kondisiyo ushobora kubaza mu mupira w'amaguru ruvuye buretse gato umupira w'amaguru ntabwo ari ubuzima busanzwe umupira w'amaguru icyo kibazo ntikibaho cya who are you ntushobora kubaza umukinnyi ukeneye ngo who are you ari ibyo uramutse ubaje ngo who are you ntabwo Nigeria akaba ifite Ademola Lookman yari eligible mu Bwongereza ariko ntabwo turi Nigeria Ademola Lookman yakaba ari muri Nigeria nyine ntabwo turi Nigeria Ola Aina yakaba ari muri Nigeria ntabwo izo case ntabwo ari case za discipline yumva ari kugira ngo ari kugira ngo mfashe ibi bintu nibyo mwaganiraho ntabwo nafata uruhande abakinnyi baraganirizwa icyo kuvuga umutoza yabiganiraho na management ya equipe uyu mukinnyi kari gushaka ibi bintu bizaboneka igihe bitabonetse bakaba ntabwo bibonetse ariko ntabwo tuvuga ngo yansuzuguye kubera ngo yashatse gukora ibi bintu tumushyira ku ruhande ntabwo imikoranire ntabwo ikunda none se waza hano kuri RBA bakakubwira ngo umukozi tumuhemba miliyoni icyo kibazo rero umupira w'amaguru ukavuga ngo usanzwe wowe ukavuga ngo niyo mumuhemba miliyoni icyo muzajya nababwira cyo nanjye nemera hano ntabwo dukina umupira w'amaguru igitsure cye cyari gikenewe rigeri bikenewe abantu bagomba kugenda ikenerwa ahantu hose ahantu rega mabwire ibihano bye bitinyitse uburyo hano mu oya ahubwo vuga ngo ibihano byigeze bibaho buhita ushyira umuntu ku ruhande ako kanya ntumamagaye nawe rigeri yo ni nziza yakoze ikosa mu buryo buri professional ushobora kumukominika icyo utishimiye akora ukamusaba kugikosora yakwanga kugikosora ukamumenyesha ko utazamuhamagara kamuha warning ibyo vuga byose yarabimubwiye warning yarayimuhaye fata case imwe tuzi case ya Eritatu ko byagenze tuzi case ya Eritatu buryo mwatsi imyambaro bagenda gutyo gusa nta n'umutoza umuvugishije dore case z'abakinnyi imwe kuri imwe arakandi kantu yatambitsemo kari kuhorana pe ahantu yavuze ngo ngendana n'umu aja wanjye ahantu hose ngiye ubwo mu aja we baruburije kujya bamutegera bakamuzana hano basanye n'ibiri kugorana baramutugorana okay reka ngurugero barabikora kubera ko muri njye nawe turi kumwe njye nawe turi kumwe ariko yarakuze nawe nyaraniye gushesheje ntabwo kibigendera njye nawe turi kumwe umuntu umwe muri Ferwafa yatubwiye kuri case ya Sahabu atubwira ibyo bumvikanye uvuga ngo twari kumwe njye nawe atubwira ko amafaranga ari na makeya ayo baho mu aja we ya Jean de Poche azanye na Sahabu kugira ngo nyine amurebe yari amadolari 500 bamuhaye Sahabu ayo bamwongezaga ayo bamuhaga bamuhaga icyatanu sibyo Sahabu bamuhaga icyatanu kuri call-up sibyo icyo gihe Ferwafa nta kibazo yari ifite batubwiraga ngo turamukeneye aya mafaranga si menshi twarabyemeye sibyo ni gute baba barabyemeye unabikora nyuma ukabigira case ruvuye ngo umuntu yabitwibwiriye turi umwe bafata ibyemezo muri federation warabyemeye urabikora nyuma n'umubwira ngo ibintu twabihagaritse bizaba case uyitangije ninde ntabwo ari wowe warabyemeye reka tumwumve tukigira nk'amakuru tutayazi reka tumwumve Sahabu naremo kintu tugiye kumva nawe uburyo biteguye uyu mukino w'ikipe y'Igihugu Amavubi ndetse n'abagenzi be muraho ni Hakim Sahabu uri hano ndishimye kuba narongeye kugaruka mu Mavubi ndabasaba ko mwazaza kudushyigikira
buri munyarwanda wese uri ku isi yaba ari imbere mu gihugu ndetse no hanze dufite imikino ibiri ikomeye ya Nigeria na Lesotho. Twe nk'ikipe turiteguye, ndakeka ko namwe mwiteguye. Twe twiteguye kubarwanirira tugatsinda iriya mikino ibiri, tuzabaha byose dufite. Buri wese yiteguye guhura na biriya bihugu bibiri. Turabashimiye ko muzaba muhari ku bwacu, turabashimira ko muhora mudushyigikira. Twizeye ko tuzababona ku wa gatanu. Hello everyone, this is George Akwizera. Nsuhuje buri wese, ni George Akwizera, umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Ndashaka gutumira buri wese kuri uyu wa gatanu ko yazaza kudushyigikira ubwo tuzaba turimo gukina na Nigeria mu gushaka tike gikombe cy'isi. Dufite amahirwe menshi kuko tuzaba turimo gukinira mu rugo, ariko kandi dufite n'undi mukino wa Lesotho. Tuzabikunda buri wese naza kudushyigikira. Muraho, ni Jihad Bizimana, kapiteni w'ikipe y'igihugu Amavubi. Nashaka kubatumira kuri izi match ebyiri dufite, Nigeria na Lesotho. Kubana natwe bizaba ari izindi mbaraga. Twabasabaga yuko mwazaza kudushyigikira, natwe turabizeza yuko tuzatanga ibyo dufite byose kugira ngo tubone intsinzi. Murakoze. Yes, ngabura abakinnyi barimo kapiteni Jihad, barimo Sahabo twaganiragaho, barimo ndetse n'aba Georgia n'abandi. Barimo baratumira abanyarwanda kuzaza kubashyigikira. Batwijeje ko bazaduha byinshi cyane. Amavubi afite ibyo kuganiraho, n'ubundi n'ejo tuzabiganira. Lorenzo, Amavubi afite abakinnyi beza benshi bamaze igihe barimo baritwara neza mu maklebe yabo. Abo ba Hakim Sahabo, abo ba Muja Bonheur, abo bakinnyi ba Jihad n'abakinnyi bose barimo barakina mu makipe yabo kandi amakipe meza, ku buryo twizere ko bazatanga umusaruro. Indi yafite gato ku Mavubi, ubwo abantu bibazaga ngo Ombolenga na Yunusu nyuma wenda yo gushyingura umubyeyi wabo bo bihagaze gute. Bakoze imyitozo abahungu ku munsi w'ejo bakoze imyitozo kabisa, furu buzuye neza. Ubwo nko kuri Ombolenga we ushobora no kubanzamo naka kabazo k'imvune, nahoze numva ejo Axel abikomozaho. Abantu ngabaganga batanze raporo ko Ombolenga ameze neza, nta kibazo na kimwe afite, ari fit 100% ubwo ku mukino yakoreshwa barahari, nta kibazo na kimwe gihari. Yego, ubwo birumvikana ibindi byo n'ibiganiro biruze kuba byo bibanziriza umukino ku munsi w'ejo. Izi neza mu mutwe, natwe turimo kubakurikirana tukabatera akanyabugabo, mbese turimo kubayobora ndetse tukanabashyigikira muri rusange, nta kinini kiyongereyemo. Voilà, donc il y a pas beaucoup de choses à rajouter. Ntabwo ndi buvuge ku byahindutse mu myumvire, gusa icyo nzi nuko abakinnyi banzi, nanjye benshi muri bo ndabazi, kandi ubuzima niko bumera, hari intangiriro hakaba n'iherezo. Njyewe rero ndacyari mu ntangiriro n'abakinnyi, kandi ni ibintu byiza. Imbaraga zirahari hagati yanjye n'abakinnyi, turimo kumvikana ku bintu byose. Cyiza kirushijeho nuko turimo kubahana rwose. Mu nyumve neza, ntabwo nigeze ngira ikibazo cyo guhuza nabo ururimi, kuko byagiye bimbaho ahandi nagiye nyura. Gusa ubu ndatekereza ko mfite ikipe nziza, ifite ibyiyumviro byiza, gusa bagomba kubinyereka mu kibuga ku byo bafite. Niharamuka habaye impinduka tuzabibona nyuma y'umukino. Yego, nibyo turacyari mu ntangiriro, ntawe narenganya, nta n'icyo nahindura, gusa hari ibyo tugomba guhindura. Gusa ibyiza tugomba kubigumana ndetse tukanabyubakiraho. Niyo mpamvu navuze ngo tugomba kubasunika, kuko dufite akazi kadutegereje. Amavubi ntabwo aba arangiye nyuma y'umukino ku mukino, gusa icy'ingenzi ni uko twatanga byose dufite, tukerekana ko hari ibindi bishya dushoboye nazanye muri iyi kipe. Il faut les encourager et on a un travail qui nous attend. Ubutumwa naho abanyarwanda munyumve neza, ahubwo ndagira ngo bo aribo bampa ubutumwa. Gusa ndabizi ko hari ibyo biteze, kandi tuzakora ibishoboka byose kugira ngo bishime nk'abantu beza cyane muri iyi Afurika, kuko namanze kubona uburyo abanyarwanda baza kuri stade, uburyo bose baba inyuma y'ikipe yabo y'igihugu. Ni ibintu bitangaje cyane. Ndabizi ko abakunzi b'Amavubi ni abantu bakomeye cyane. Icyo nabasaba n'ubundi nuko bakomeza kuba uko bameze, gusa bakongeramo akantu kuri uyu mukino. Turabakeneye kuko nibo bantu ba kabiri dukeneye. Mubabwira ko mbaye mbashimiye mbere, nizeye ko bazaba bari inyuma y'ikipe. Navuga ko aribo bantu ba mbere bakunda ikipe yabo muri Afurika, bayishimira ndetse bakanayishyigikira. Rero nta kindi nababwira uretse kuba mbashimiye mbere. Merci d'avance. Je sais qu'ils seront derrière cette équipe-là. Je sais qu'on a, je peux dire, l'un des meilleurs supporters en Afrique avec leur positivité, avec leurs encouragements. Je leur ai dit merci d'avance. Amakuru duhawe nuko azi ngo n'igiswahili, ubwo mu itangazamakuru uzana kimubaza azaba yiteguye ko azagisubiza.
ubwo byanakoroshya rega bano bakinnyi b'abanyarwanda benshi igiswahili baba bakizi kubera guhura n'abakinnyi bavuye mu karere byakora ku batazi igifaransa yajya babwira mu cyambere no munyarigeria bivuze ngo nkaba Samuel Gelete na Basaha bashobora kuvugana azi icyongereza ashobora kuvugana na Georgia igiswahili hari umunyarwanda hari umukinnyi w'umunyarwanda ukenda igiswahili gusa